tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana twatangiye igitabo gishya cyitwa Zaburi. Nkaba narakuganirije ku mirongo ya mbere ya Zaburi ya mbere aho batubwira ibiranga umuntu uhiriwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza kwigira hamwe Zaburi ya mbere. Nkaza kukubwira ibyo uhiriwe agomba gukora n'imbaraga uhiriwe afite. Ibyo byose ariko ni mu kanya nyuma ya kano karuhuko. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Transworld Radio. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Imani hafi cyubahiro. Zaburi ya mbere ni Zaburi ifungura ingingo tubona mu gitabo cy'Itangiriro. Iyi Zaburi itangira ivuga ku muntu aho kuvuga ku bintu biri mu isanzure. Iyi Zaburi ya mbere ivuga ku muntu w'umunyamugisha wishimye. Umunyamugisha atandukanye cyane n'utazi Imana. Iyi rero yongera kuba kandi ishusho ya Kristo, ari nawe Adamu wa nyuma wabaye hagati y'abantu banga Imana b'abanyabyaha. Akenshi usanga dutekereza ko Umwami Yesu yari umuntu wahoranaga ibibazo n'agahinda cyane. Iyi shusho tumubonamo igatuma twishyiramo ko Kristo yahoranaga mu maso hadakeye kandi hijimye. Ndetse rimwe na rimwe tugatekereza ko Kristo yari umuntu usa nabi. Ni ukuri ko Yesaya yavuze ko Kristo yabaye umunyamibabaro, ariko se kuki udakomeza gusoma ibikurikira kuri uwo murongo ngo urangize? Nusoma neza uyu murongo wo muri Yesaya uzasanga uyu murongo n'intimba Yesaya avuga hano bitari ibya Kristo. Umva uko uwo murongo wo muri Yesaya igice cya 53 ku murongo wa 4 havuga. Haragira hati: ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo agahitamishwa n'imibabaro. Urumva ko zari intimba zacu, ntabwo ari intimba za Kristo. Kristo yikoreye intimba zacu, ariko we yari Kristo wuzuye umunezero. Iyo niyo shusho ye nyakuri. Muri Zaburi ya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo: hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicare n'abakobanyi. Uyu murongo werekana ibyo umunyamugisha agomba gukora. Nidukomeza gusoma iyi Zaburi tuzabonamo imbaraga z'umunyamugisha, tubone n'ubudahangarwa bwe. Muri uyu murongo wa mbere batubwiramo ibyo umunyamugisha atagomba gukora. Batubwira ko uhiriwe atagomba gukora ibi na biriya. Muri uyu murongo rero tumaze gusoma tubonamo ibintu bitatu. Uhiriwe cyangwa umunyamugisha ntagomba gukurikiza imigambi y'ababi, ntakwiye guhagarara mu nzira y'abanyabyaha cyangwa ngo yicarane n'abakobanyi. Umuntu ukora ibi ngibi ntabwo ahiriwe kandi si umunyamugisha, kuko abagendera mu bintu bitatu. Icya mbere yifatanya n'ababi, hanyuma akagendana n'abanyabyaha, nyuma yaho akaba inshuti y'abakobanyi. Urumva ko muri uyu murongo harimo icyiciro cyo guhinduka mubi, kugwa no kwigomeka. Umunyamugisha ntakurikiza inama z'ababi. Inama bisobanura impanuro. Umunyamugisha ntagomba gutega amatwi umuntu mubi. Mbese waba waruzi yuko na Kristo ubwe atigeze afata umwanzuro ashingiye ku bitekerezo bye bwite? Ibyo yakoraga byose yishingikirizaga ubushake bw'Imana. Nta na rimwe yigeze abwira intumwa ze ngo inshuti zanjye tugiye kujya i Galilaya. Kandi uko niko namaze kubitekerezaho, ndetse uko nabitekereje nibyo byiza kurusha uko mwebwe mwabyibwira. Ntekereza rero ko kujya i Galilaya ari byiza cyane. Nshuti yanjye, uko si ko Umwami Yesu yabwiraga intumwa ze, ahubwo buri gihe wasangaga avuga ngo ngiye i Yerusalemu kuko biri mu bushake bwa Data. Umwami Yesu yamaranaga igihe kinini na Data, bigatuma amenya ubushake bwa Data, bityo agakora ibimushimisha atishingikirije ubushake bwe bwite. Nshuti yanjye, ni byiza kumva inama, kandi inama nziza ni ingenzi cyane, ariko ntugakurikize inama z'ababi. Tugomba kugendera mu kwizera. Kumva inama z'ababi ntabwo ari ukugendera mu kwizera. Mbese umubi ninde? Ameze ate? Umubi ni uwo ari we wese wanga Imana utayubaha. Umubi ntatinya Imana.
Ababi bibwira ko nta Mana ibaho, kandi niwitegereza neza uzasanga ukikujwe n'abantu ibihumbi bameze batyo. Bene abo iyo babyutse mu gitondo ntibatekereza gusenga bashima Imana ibaramukije. Iyo bageze ku meza ntibibuka gusenga bashima Imana ibahaye ifunguro cyangwa ubuzima bwiza, aho gusanga bakomeza kwiberaho uko bashatse gusa ari ntacyo bitayeho. Abo ni abantu babi baretse Imana. Ababi bagira inama umuntu bikarangira wa muntu ahagaze mu nzira y'abanyabyaha. Umunyabyaha nawe akaza gufatira wa muntu muri ya nzira yahagarikijwemo n'ababi. Icyaha bisobanura guhusha ikimenyetso, kuko uwo muntu aba ahushije umwanya yari akwiye kuba arimo. Hari abantu ibyanditswe bivuga bameze batya, aho ibyanditswe bigira biti hariho inzira itunganiye umuntu, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Aya magambo yanditse mu Migani igice cya 14 ku murongo wa 12. Nanone kandi ibyanditswe biravuga ngo imigenzereze y'umuntu yose itunganira amaso ye. Aya magambo yanditse mu Migani igice cya 16 ku murongo wa 2. Umunyabyaha ashobora gutekereza ko nta cyaha afite, ariko ntibikuraho ko ari umunyabyaha. Muri Yesaya igice cya 55 ku murongo wa 7, ijambo ry'Imana riravuga ngo umunyabyaha ntareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira. Nanone kandi muri Yesaya igice cya 53 ku murongo wa 6, ibyanditswe birongera bikavuga ngo twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Imana Data yashyize kuri Yesu umutwaro wose w'ibyaha byari bituriho, kuko turi abanyabyaha. Iyo niyo shusho yacu. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Samirana, Samirana usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Indi ntambwe ikurikiraho iyo umuntu amaze guhagarara mu nzira y'abanyabyaha ahita yicarana n'abakobanyi. Abakobanyi ni abahakanyi. Ibi byerekana uburyo umunyabyaha abwira wa muntu muto kwicara hasi. Intambwe ya gatatu yerekana uburyo umuntu yicarana n'abakobanyi. Umukobanyi ni umuhakanyi. Ntiyizera Imana gusa, ahubwo yanga Imana mu buryo bushoboka bwose. Ibi nibyo dukomeza kubona muri iki gihe. Abahakanyi ni abantu bigomeka ku Mana. Ntibakeneye ko Bibiliya isomwa mu ruhame, ntibakeneye ko Bibiliya isomwa mu mashuri. Abakobanyi ntibakeneye ko Bibiliya isomwa ahariho hose, kuko banga ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, wanyemera nkakubwira ko nta kintu kibi mu isi wo kwanga Imana? Niba ukeneye kumenya icyo Imana ivuga ku birebana n'iyi ngingo turiho, wasoma mu Migani igice cya 3 ku murongo wa 34. Haravuga ngo ni ukuri agaya abakobanyi, ariko abicisha bugufi abagira imbabazi. Imana yanga abakobanyi kandi izabarimbura. Iyi ni ishusho iteye ubwoba bariho batubwira hano. Murongo rero twasomyeho muri Zaburi ya mbere ku murongo wa 1 werekana uruhande rubi umunyamugisha atagomba kubamo. Umunyamugisha ntagomba gukora ibyo twasomye muri uwo murongo. Ku murongo ukurikira batubwira ibyo umunyamugisha cyangwa se uhiriwe agomba gukora. Kadusome muri Zaburi ya mbere ku murongo wa 2. Haravuga ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngira ngo uribuka ko umwami Yesu yigeze guhura n'umuntu wari utewe na dayimoni, kandi igihe dayimoni zamuvagamo ubuzima bw'uyu muntu bwabaye bushya. Uyu muntu yarahanzweho na dayimoni ategekwa nazo, ariko nyuma aba muzima. Kristo amushinga undi murimo mushya. Igihe yari amaze gukira, wa mugabo yatekereje ko abaye mwiza cyane, nyamara dayimoni yakomeje kumuganza. Dayimoni iva mu muntu gato, ikazerera, yaruha, ikongera ikamugarukamo. Iyo kandi igarutse mu muntu izana n'inshuti zayo, kandi izo nshuti zayo ziba ari mbi cyane kuyirusha.
kandi muri iyi nkuru y'uyu muntu watewe na dayimoni batubwira ko yabaye nabi kurusha uko yari ameze imbere. Abantu benshi usanga batekereza ko iyo biyejeje gato mu buzima bwabo ngo biba bihagije, ariko ndagira ngo wumve icyo uyu murongo twasomye uvuga. Uragira uti, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Icyo umuntu w'Imana yishimira ni amategeko y'Uwiteka. Mu yandi magambo, ibyishimo by'umuntu w'Imana bituruka mu ijambo ry'Uwiteka. Numva nifuza kubona abantu bishimira kwakira ubutumwa bwa Bibiliya, kuko Bibiliya ari igitabo gishimishije. Ntabwo ari umutwaro, ntabwo Bibiliya yari ikwiye gutera ubute uri kuyisoma. Ni ukuri, mu gihe dusoma Bibiliya twiga ijambo ry'Imana, twari dukwiye kwishima. Uwo munyamugisha cyangwa uhiriwe ni wa wundi rero wishimira amategeko y'Uwiteka. Uyu munsi umuntu yabaye mubi, hariho amarira, kuboroga, kubabara mu mutima, ingo ziriho zirasenyuka, ubuzima bw'abantu bukomeje kuba bubi. Ibi byose rero biterwa n'uko abantu bari kwica amategeko y'Imana. Ijambo ry'Imana ribisobanura neza mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 ku murongo wa 3 ahavuga ngo, kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Uyu munsi amategeko y'Imana kuwizera ntabwo ari ya mategeko 10 gusa tuzi, kandi amategeko y'Imana ntabwo ari umutwaro kuwizera. Igitekerezo kivuga ko twakijwe kubw'ubuntu ntabwo gisobanura ko tugomba kubaho nk'abatagendera ku mategeko bakora ibibanejeje byose. Iyo ntabwo ariyo shusho ijambo ry'Imana riduha. Ntabwo tugomba kubaho nk'abatagendera ku mategeko, kuko mu Bagalatiya igice cya 5 ku murongo wa 13 havuga ngo, bene data mwahamagariwe umudendezo, ariko umudendezo wanyu nimukawugira urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere, ahubwo mukorerane mu rukundo. Umudendezo ntibisobanura gukora ibyo wishakiye, ariko nanone unyumve neza, ntabwo nshaka kuvuga ko gukizwa bituruka mu kumvira amategeko 10 gusa. Dukwiye kumenya kandi ko tutagomba kwica ayo mategeko. Nshuti yanjye, iki ngingo turiho isobanura nuko tutabasha kubaha amategeko y'Imana. Imana isaba ko umuntu yaba intungane, ariko jye nawe ntabwo twabishobora. Nicyo gituma rero tugomba kujya imbere y'Imana mu kwizera, nyuma tugakizwa kubwo kwizera, maze tukaba hejuru cyane haruta n'aya mategeko. Tugomba kugira imbuto z'umwuka wera mu buzima bwacu, arizo urukundo, byishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Abizera bose tugomba kugira disipline, tukayoborwa n'ubuntu twagiriwe. Ngo kandi amategeko ye ngo niyo yibwira. Iri jambo kwibwira rirafobetse cyane, rikaba rifite ishusho y'inka yuza. Nigishijwe ko inka igira ibice byinshi binyuramo ibiryo mu nda yayo. Ngo inka ishobora kujya hanze mu gitondo ikarya ibyatsi mu gihe kitari icy'ubushyuhe cyane, hanyuma hamaze gushyuha bigeze ku gicamunsi ngo ya nka ikagarura ibyo yariye igatangira kuza. Ni ukuvuga ngo igarura bya bindi yariye mu gitondo ikongera ikabihekenya bundi bushya. Uko niko natwe tubigenza iyo turiho twibwira ku magambo y'Imana, kuko tuba dusubiramo ibyo twasomye byose. Umugabo witwa Thomas niwe wabivuze atya ngo, nta buruhukiro mfite keretse mu mfuruka yo mu gitabo. Mu myaka yashize mu 1688 ahitwa Bartolome, umugabo Ashwood yahavuye amagambo agira ati, kwibwira ni nako kuza. Mbega ukuntu ibintu nk'ibi bikenewe mu buzima bw'abizera. Ngira ngo urebe ku buryo Yakobo yatanze urugero rw'umuntu wireba mu ndorerwamo, aho yavuze ngo uwo mwanya akiyibagirwa ukwasa. Aya magambo tuyasoma muri Yakobo igice cya 1 ku murongo wa 24. Tugomba kwibwira ku ijambo ry'Imana, kuko ari ryo ndorerwamo yerekana abo turibo. Tugomba kwemerera ijambo ry'Imana, akaba ari ryo rihindura ubuzima bwacu, ngo kumanywa na nijoro. Nshuti yanjye, nta yindi gahunda Imana ifite yagufasha gutera imbere no gukura mu buryo bw'umwuka usibye kwiga ijambo ryayo. Ushobora kuba uri umuntu uhuze cyane mu itorero ryawe, ariko ndakubwiza ukuri ko utazakura ubitewe n'imirimo yawe, ahubwo uzakura ubitewe no kwibwira ku ijambo ry'Imana, ari byo kurisubiramo kenshi uritekerezaho kugeza igihe rihindutse ubuzima bwawe. Uko niko umunyamugisha cyangwa uhiriwe akwiye gukora. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera.
mbese umunyamugisha avanaho imbaraga? Reka dusome muri Zaburi ya mbere umurongo wa 3. Aravuga ngo uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Umunyamugisha azamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi mu mazi. Ijambo imigezi ni ijambo ryiza cyane mu rurimi rw'Igiheburayo kuko rivuga ikintu cyuzuye ku bwinshi. Umunyamugisha ameze nk'uwatewe ahantu mu mazi menshi, ahinduka igiti. Ibiti by'Imana ni ibiti byatewe, ntabwo ari ibiti kimeza byo mu ishyamba. Ntekereza rero ko iyi ari ishusho ivuga ku kuvuka ubwa kabiri. Muri Yesaya igice cya 61 ku murongo wa 3 baravuga ngo yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Nta na rimwe Imana ikoresha ibiti kimeza byo mu ishyamba. Ibiti by'Imana nibiba byavutse ubwa kabiri, ni ibiti bigomba kongera gushibuka bigakurira mu busitani bwiza biri hafi y'amazi n'imigezi. Mbese imigezi y'amazi bisobanura iki? Iri ni ijambo ry'Imana. Umuntu umwe ashobora kubaza ngo mbese koko urabyizeye ko ibyo uruhu uvuga ari ijambo ry'Imana? Cyane rwose, kubera ko muri Yesaya igice cya 55 ku murongo wa 10 n'uwa 11 hatubwira ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Imana ikeneye ko ijambo ryayo rimanuka nk'imvura. Radiyo ni inzira nziza yo gukora ibingibi kuko igeze ijambo ry'Imana ahantu hose. Nshuti yanjye, tugomba kwamamaza ijambo ry'Imana hose, kandi nitubikora gutyo iryo jambo rizahindura byinshi, rizatuma ibiti bikura. Ijambo ry'Imana rizamara inyota n'inzara mu buzima bw'umwuka bw'uwizera. Ijambo kandi rireza. Muri Zaburi 104 ku murongo wa 16 niho herekana neza ukuntu amazi yeza ubugingo bw'umuntu, nk'uko havuga ngo ibiti by'Uwiteka birahaga, imyerezi y'i Lebanoni yateye. Hano ntabwo umwanditsi wa Zaburi yari avuga ko ibiti by'Imana byahaze, ahubwo yari avuga ko birimo umusaruro mwinshi. Uwo musaruro rero ni ijambo ry'Imana. Ibiti by'i Lebanoni Imana yateye byuzuye ijambo ry'Imana. Buri giti cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Biratangaje kuvuga ko ibiti by'Imana bitera imbuto buri gihe, ahubwo byerera mu gihe cyabyo, kandi imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Muri iki gihe abantu benshi basigaye bakunda kuvuga ko umurimo wo kwihanisha abantu mu itorero ngo uteye ubunebwe. Nyamara njyewe sinemeranya n'abavuga batya, kuko ijambo ry'Imana suko ribivugaho. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 2 guhera ku murongo wa 14 kugera ku wa 16 baravuga ngo ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kwimenya, kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka. Kuri bamwe turi impumuro y'urupfu izana urupfu, ariko ku bandi turi impumuro y'ubugingo izana ubugingo. Kandi ibyo ninde ubikwiriye? Ntabwo ari komeze, ariko icyo nzi ni kimwe, nahamagawe kwamamaza ijambo ry'Imana. Uyu ni umurimo w'Umwuka Wera wo kuzana abantu kuri Kristo. Hari abantu benshi baje kuri Kristo binyuze mu kwizera ijambo ry'Imana babaga bumviye kuri radiyo. Ntangazwa n'ibi ngibi, ariko nkababazwa nuko tutari gukora ibishoboka byose ngo ijambo ry'Imana ryamamazwe. Icyo dusabwa ni ukwamamaza ijambo ry'Imana, kandi iyo tubikoze Imana niyo yemeza umuntu. Tekereza ijambo ry'Imana ryamamajwe, ntihagire uwemera Kristo. Turi impumuro y'ubugingo ku bamaze gukizwa, ariko kandi turi impumuro y'urupfu ku barimbuka. Inshingano yanjye ni ukwamamaza ijambo ry'Imana, kandi nawe iyo niyo nshingano yawe. Vernon McGee avuga ko igihe yari pasiteri yakundaga gusangiza abantu ubuhamya bwe bw'ukuntu yakiriye Kristo, ngo maze akababwira ngo kwanga gukizwa ni akaga gakomeye cyane, kuko utabasha kujya imbere y'Imana ngo uvuge ko utigeze wumva ubutumwa bwiza. Vernon McGee ngo yakundaga kubwira abantu basenganaga ko yahindutse umwanzi wabo, kuko ababwira ijambo ry'Imana, kandi ko nabo ubwabo bazi neza ko ntacyo bakwireguza babwira Imana ko batigeze bumva ubutumwa bwiza. Nshuti yanjye, ni umurimo wawe kubwira abantu ijambo ry'Imana, kandi ni umurimo uwaryumvise kuryemera no kuryakira. Imana idusaba kwamamaza hose ubutumwa bwiza, kandi ibi nibyo ngerageza gukora. Bamwe barabwumva bagakizwa, abandi barabwumva bakinangira. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza
sambirana usemerera Imana ihabwa icyubahiro sambirana 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro sambirana 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro ku isabukuru y'imyaka 15 abaye pastori Dr. George Truett wo mu itorero ry'ababatista muri Dallas ya Texas. Umucamanza ukomeye yaramusanze nyuma y'amateraniro ya mu gitondo, hanyuma aravuga ngo George, jye nawe twaje Dallas mu minsi ya vuba, ariko ndashaka kwihana ibyaha byanjye kandi ubimfashemo. Nemeye ko ndi umucamanza muto cyane, ahubwo nkeneye kumva ijambo rituruka muri wowe. Nyibuka ko nawe kera wari umuvugabutumwa muto, ariko ndashaka kumenya yuko kera ubutumwa bwawe butanshishikazaga. Ariko rero kenshi iyo nabaga ntashye nyuma y'amateraniro ku cyumweru ya nijoro, sinashoboraga gusinzira. Wa mucamanza akomeza kuvuga ngo George, uyu munsi wahindutse umuvugabutumwa ukomeye cyane muri Amerika, kandi nanjye noneho nshobora kwicara nkumva ibyo wigisha, kandi nagira ngo nkubwire ko ubutumwa bwawe busigaye noneho bunshishikaza. George amaze kumva ubwo buhamya bwa wa mucamanza, nta kindi yakoze usibye guseka gusa, hanyuma ahita agenda. Uko niko ntekereza uyu mucamanza ko nta kintu yari kuzabona cyo kwiregura imbere y'Imana, kuko yagize amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza abwirijwe n'umuvugabutumwa ukomeye muri Amerika. Dr. Truett George yitwaga igikomangoma cyo ku gatuti. Uyu mucamanza rero yamaze imyaka 15 yose yumva ubutumwa bwa George yanyuzaga kuri radio, nuko amaherezo aza kuvuga ngo no kuri ubutumwa ubwiriza busigaye bunshishikaza. Nyamara Dr. George uruhare rwe rwo kuvuga ubutumwa yabaga yarurangije. Nshuti yanjye, inshingano ya mbere y'umukristo ntabwo ari ukwihanisha umunyabyaha, ahubwo no kumubwira ijambo ry'Imana. Wibuke ko mu murongo twasomye havuze ngo cyera imbuto igihe cyacyo. Hariho igihe cyo gusarura imbuto. Ibiti byinshi tuzi neza ko byera imbuto mu bihe byabyo. Hariho igihe cyo kwera kw'imbuto. Niyo mpamvu bisaba igihe kirekire kugira ngo habe isarura ry'imbuto. Nshuti yanjye mu Kristo, ukwiye kumenya ko turi mu murimo wo kwamamaza ijambo ry'Imana, kandi bidusaba gutegereza igihe kirekire ngo dusarure ibyo twabibye, kuko imbuto zigomba kwerera igihe cyazo. Umwanditsi wa Zaburi yarongera aravuga ngo ibibabi byacyo ntibyuma. Ibibabi rero ni ubuhamya bw'umukristo bugera ku bandi. Ubwo buhamya bugomba kugera ku bandi buri gihe. Ibiti by'Imana bigomba guhora bisa icyatsi bituma, ntabwo bigomba gutakaza ubuhamya bwabyo. Vernon McGee avuga ko inshuti ye we yariho yiga muri seminari muri New York, ngo yagiye gusengera muri rimwe mu matorero akomeye yo muri uwo mujyi. Iyo nshuti ya McGee yabwiye inkuru McGee igira iti, nagiye gusengera muri rimwe mu itorero rikomeye cyane ryo muri New York. Hari ku cyumweru mu gitondo, nuko mbona mu muryango aho abantu binjirira hubakishijwe amabuye gusa, kandi kuri ayo mabuye hari handitse ngo amarembo y'ijuru. Nuko hepfo ya rya rembo hari ubutumwa buvuga ngo muri Nyakanga na Kanama tuzaba twafunze. Ibi bikunda kuba cyane mu buzima bw'abizera, ariko ntibyari bikwiriye kubaho. Amababi y'abizera ntagomba kuma. Amababi yawe ni ubuhamya bugomba kubonwa n'iyi si kugira ngo buzane abatuye isi kuri Kristo. Abana b'Imana bose bagomba kwirinda cyane kugira ngo amababi yabo atuma. Umwanditsi wa Zaburi yongeyeho irindi jambo agira ati, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Mu gihe cyashize mu isezerano rya kera, Imana yasezeranyije ubwoko bwayo imigisha ifatika. Ariko rero iyo migisha ntabwo yasezeranyijwe uwizera wo muri iki gihe. Niba ufite iyo migisha yo mu buryo bufatika, ugomba gushimira Imana kuko yaguhaye ibiruta ibyo yagusezeranyije. Uwitwa John Trapp we yabivuze muri ubu buryo ngo umugisha w'ibintu bifatika iyo uherekejwe no kugendana n'Imana biryoha kurushaho. Nshuti yanjye, icy'ingenzi ni ukugera Kristo. Icyo nicyo nimero ya mbere. Indi migisha yose ifatika ni zeru. Niba rero udafite iryo rimwe imbere y'izo zeru nyinshi, ntacyo wibitseho nshuti yanjye. Ariko nufata rya rimwe ari ryo Kristo ukarikira imbere ya migisha ifatika, uzahabwa umugisha birushijeho. Ariko rero uzirikane neza ko Kristo atigeze asezeranya imigisha ifatika ab'iki gihe. Ndagira ngo urebe ukuntu umuntu muba adashobora gutekanirwa. Turasoma muri Zaburi ya mbere ku murongo wa 4 n'uwa 5. Haravuga ngo
ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Hano muri uyu murongo tuhabona abantu babiri, inzira ebyiri n'ibyerekezo bibiri. Inzira imwe yerekeza ku rupfu, iyindi yerekeza ku bugingo. Imana yavuze ibyo dukwiye gukora byiza n'ibyo tudakwiye gukora bibi. Tugeze mu bihe bikomeye aho abantu batakibasha gutandukanya ikibi n'icyiza, ariko Imana yo ni inyakuri. Ijambo ryayo ntirishobora guhinduka uko ibihe bigenda bisimburana. Muri Zaburi ya mbere ku murongo wa 6 haravuga ngo, kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Kurimbuka mu magambo make bisobanura gutakara. Ni ijambo rigaragaramo iherezo. Niba wanyemerera nkavuga ngo umubi wese azarimbuka. Mu Migani igice cya 10 ku murongo wa 28 havuga ngo, kwiringira k'umukiranutsi ni umunezero, ariko icyo umunyabyaha yifuza kizahera. Twamaze kuburirwa, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Aya magambo yanditse muri Matayo igice cya 7 ku murongo wa 13 n'uwa 14. Inzira ngari iboneka ko ari nini ku ntangiriro, ariko ku iherezo ryayo irafunganye, kandi nta handi igeze umuntu atari mu rupfu. Ukwiye rero kwinjira mu nzira ifunganye ya Kristo, kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Uko ukomeza kunyura muri iyo nzira ifunganye, ni nako igenda irushaho kukwagukira, kandi iyi nzira igeza umuntu ku bugingo. Muri Yohana igice cya 10 ku murongo wa 10 Kristo yaravuze ngo, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Mbega ishusho nziza cyane y'umunyamugisha cyangwa se uhiriwe batubwira muri iyi Zaburi ya mbere. Nshuti yanjye, mbere ko dutandukana, ndagira ngo nkubwire gato ku ncamake y'ibyo twaganiriye. Twabonye ko Uwiteka azirikana be. Abantu b'Imana nta bandi, ni babandi bakora ibyo Imana ishaka. Abo nibo bitwa abahiriwe. Twabonye ko abahiriwe bose bafite imbaraga zituruka mu Mana, bizera kandi bafite ubudahangarwa n'umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Mana, ugize neza kutugaburira amagambo meza, kuko yongeye kutwibutsa yuko abakwizeye bose ari bo bahiriwe, bafite umugisha n'ubudahangarwa, haba muri ubu buzima no mu buzaza. Reka nsabire umuntu wese utarakwizera ngo ntacikanwe n'uyu mugisha wateguriwe abahiriwe, bityo guhera none yinjire mu mukumbi wawe w'abakwizeye. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shuti, wakoze gukurikirana ikiganiro Tumenye Bibiliya. Ndagusezeranya ko ningaruka ubutaha tuzaganira kuri Zaburi ya 2, ivuga hanini uburyo umwana w'umuntu yigometse ku Mana. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.